Banje kubasuhuza abakunzi b'Icyizere TV, abantu muri hafi na kure, mwebwe mwese mwumvemo ikaze. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, ab'Imana yarinze, mukaba mugihumeka umwuka w'abazima, mukaba mugenda bikemera. Imana ishimwe kuba yabaye mu ruhande rwanyu, iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwanyu, ku bwa Satani ntabwo ari uko byakagombye kuba bimeze, ariko dushimiye Imana ko aho muri mwese muri amahoro. N'abari mu bitaro bashima Imana kuko Imana iba yabyemeye, n'ababuze uko babigenza mushima Imana kuba ugihumeka. Umuntu wese ugihumeka, umuntu wese ugenda bikemera, umuntu wese ukibasha kubumbura akanwa ke ashima Imana kuko Imana hari ikiba yakoze kugira ngo bigende gutyo. Rero uyu ni wa mwanya mwiza rero tujye dusengera ibyifuzo bitandukanye ku Cyizere TV. Turasenga kandi tujye twizera ko iyo dusenze Imana irumva kandi yamara kumva igasubiza. Mwewe mwese rero mwumvemo ikaze, n'uyu mukozi w'Imana nawe yumvemo ikaze. Uyu munsi turi kumwe ku Cyizere TV. Ese mukozi w'Imana uraho neza? Umeze ute se? Neza. Umeze neza? Suhuza abantu bagukurikiye. Haleluya. Aha, Imana ishimwe. Hanyuma wababwira amazina yawe uko witwa, hanyuma tugasenga. Ngaho rero babwira uko witwa. Mkire niyo mantoromenti. Witwa? Nitwa Muhire niyo mano poromenti. Aha, Imana rero guha umugisha uyumvemo ikaze. Rero aba bantu bose tugiye gufatanyiriza hamwe gusengera aba bantu baduteze amatwi ku Cyizere TV, sibyo? Kandi ugomba kubasengera, ugasengera abarwayi, ugasengera abana, ugasengera abapapa, ugasengera abamama, ugasengera igihugu, ugasengera ibintu byose, sibyo mukozi w'Imana? Kadusengero nako kari agaciyemo, irindi Yesu aduhana umugisha. Rero musanzwe munsi, ariko kanibwire ku bantu baba bamaze iminsi, baba baje vuba, mbibwire. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umukristo, ibindi Yesu aduhana umugisha. Niyemeje gukorera Imana kandi nkayikorera neza, kuko nta wakoreye Imana ujya ukorwa n'isoni. Kandi ikindi nabonye gukorera Imana nta gihombo. Kadukorera Imana kandi tubikore tubikunze kandi tubikore neza. Imana izajya idufasha. Kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite urukundo, Imana ibana natwe, Imana yera kandi ikiranuka, Imana ituye ahirengeye. Turagushimiye amasaha aya ngaya, tugushimiye kuri iyi nziza, tugushimiye kuri umubyeyi mwiza, uri umwami mwiza, umurengezi w'ubugingo bwacu, uzigira neza bugacya bukira. Ni wa mwanya mwiza tujya dusengera ibyifuzo bitandukanye, ibyifuzo by'uburwayi. Mwami dusengeye abantu barwaye, baruhijwe n'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo, bari mu bitaro bitandukanye. Uwiteka Nyiringabo Imana, tuzi kuri Imana ikiza, tuzi kuri Imana izura, tuzi kuri Imana ihumanura, tuzi kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mwami bagatangara. Erega Yesu umubiri uraryana, kandi icyo nzi neza nuko nta ndwara n'imwe igikunanira. Uko wakoraga kera n'ubu ukora, kwavugaga kera nyakubahwa Imana, amaboko yawe ni magari. Mu izina rya Yesu
uko wakizaga n'ubu uracyakiza mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye umugongo, urwaye umutwe, urwaye amaguru, urwaye asima, urwaye diyabete, urwaye sima, urwaye sida, urwaye igituntu, urwaye impyiko mu izina rya Yesu, urwaye amara, urwaye umwijima mu izina rya Yesu, urwaye amaso, urwaye umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, izo ndwara zose ari izo tubashije kwatura, ari n'izo tutavuze, Uwiteka Nyiringabo Imana, umubiri umuntu uruhijwe wese n'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Nyemera mukunzi mwiza, ikiganza cyawe gikiza, mwami gikize mu izina rya Yesu. Ukize n'indwara y'ibyaha mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe gikiza n'igikora imirimo n'ibitangaza. Ugere mu bitaro bitandukanye, ugere mu ngo, ugere kuri icyo gisasiro Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wageze kuri wa murwayi wari umaze igihe kirekire arwaye, mu izina rya Yesu Kristo ugakora imirimo n'ibitangaza. Mwami Yesu n'abari kugera mu izina rya Yesu Kristo. Ko wageze kuri wa murwayi wari ku kidendezi, Mwami niba ari kugera ku barwayi bose bari mu bitaro bikomeye ndetse n'ibyoroheje, mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu mago babuze uko babigenza, Uwiteka we, kuko nzi kuri Imana ibera hose icyarimwe. Ikiganza cyawe nikihagere mu izina rya Yesu Kristo. Ukora imirimo n'ibitangaza, wigaragaze nk'Imana. Mwami Yesu, ugabanya imisonga, ugabanya uburibwe mu izina rya Yesu. Uzimya uriya muriro mu izina rya Yesu. Ukiza uriya mutwe mu izina rya Yesu. Mwami Nyiringabo Imana, kuko byose urabishoboye. Urakoze Kristo, turagushimiye, turagushimiye Uwiteka we, turagushimiye ko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko ugendagenze ugakora imirimo n'ibitangaza ku barwayi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, indwara z'amayobera zose nyakubahwa Imana nukize, izituruka ku bazima babi, indwara z'uruhu mu izina rya Yesu. Kuko twamaze kumenya neza yuko hejuru imbaraga z'abadayimoni, hejuru imbaraga z'abatongera, hejuru imbaraga z'abahohera, hari izindi mbaraga zirya izindi mu izina rya Yesu. Izo ni iza Yesu nta zindi. Mbagutumye abo bose, abakomeye n'aboroheje mu izina rya Yesu Kristo, abakire n'abakene mu izina rya Yesu Kristo. Reka ikiganza cyawe gikiza kigereho, gikora imirimo n'ibitangaza, cyomora inguma, kimara umubabaro, gitanga umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu yivange na yabo, ahumanure, yeze, atunganye, atsembeho mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zose zituruka ku bazima babi, umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana ukongore mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, kora imirimo n'ibitangaza ku barwayi, igaragaze mukunzi mwiza, niwitamurure Kristo. Uwiteka mukunzi mwiza, nshuti nziza, byiringiro byacu, mahoro yacu, gakiza kacu, Imana tubwira ikumva mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wageze kuri ya mpumyi, haleluya, kora imirimo n'ibitangaza Kristo. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Twasengeraga abarwayi, Mwami ndagushimiye ko ubyumvise kandi ngushimiye ko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Ntugere nyakubahwa Imana ku babyeyi batwite bari mu rwererero ndetse n'abatarageza igihe, Mwami Yesu nabo ntubane nabo. Uri Imana itanga gutwita igatanga no kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Nubahe nyakubahwa Imana abari mu rwerero, nutanga ibise mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ubanezeze, urema amashimwe muri ya miryango mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukorere mu baganga, n'abaganga ubaha umugisha, ubaha ubwenge, ubaha imbaraga, ujye ubaha kwihangana no gukomera. Baba bakoze igikorwa cy'indashyikirwa mu izina rya Yesu Kristo. Nujye ubaba hafi rero, mubarengere mu buryo bwose, ubahe ubwenge budasanzwe. Mwami Yesu, bajye baba muri bariya babyeyi
Uwiteka ngaho rema amashimwe ababuze urubyaro baha urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ukore ku nda zabo nta na kimwe kijya kikunanira mu izina rya Yesu. Nubasetse nk'uko wasekeje Sara mu izina rya Yesu Kristo. Nugere muri izi ngo zabuze urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyir'ingabo Imana, umwami ukabaremera umunezero, kuko twamaze kumenya neza abana ni umugisha mu izina rya Yesu. Baha umunezero w'abana, ubaha abahungu n'abakobwa, ubahe guheka, ubahe gukikira, ubahe konsa, ubaremera umunezero. Mwami ntukangwa nuko bamaze igihe bubatse barabuze urubyaro, ujye ubasha gushyiraho iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Baremera ishimwe rigenda, baremera umunezero, bimenyekane kuri Imana yumva mu izina rya Yesu Kristo. Kandi utitaye icyo ngukundira Yesu ni ukuri Imana itarobanura ku butoni. Nugereyo ukore kuri izi nda zibyara. Mwami nyir'ingabo Imana, yaba ari umugabo ufite ikibazo ufite aho wakora, hari umugore ufite ikibazo ufite aho wakora, ukabaha abana, ukabaha hungu n'akobwa mu izina rya Yesu Kristo. Hari abonzi n'abo ntazi, hari abakomeye n'aboroheje mu izina rya Yesu Kristo. Tanga urubyaro mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubanezeze Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Ubungurira umuryango mu izina rya Yesu Kristo. Baremera amashimwe Uwiteka, kandi natwe tuzafatanya nabo kugushima Kristo. Mwami urabizi ko tutarengaye, Mwami tuzashima kubw'imirimo n'ibitangazo uzaba wakoze muri izi ngo. Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana itanze abahungu n'abakobwa, ndagushimiye ko hari icyo ukoze mu ngo, ndagushimiye kuri hari icyo uremye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rero nyakubahwa Imana, ugirire neza ingo mu izina rya Yesu Kristo. Ingo zibuze amahoro, ingo zidahuza mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ahatari amahoro ubahe amahoro, abatari guhuza ubahe guhuza, ahatari ubumwe mu izina rya Yesu. Uwiteka we, zana amahoro muri izi ngo, uzana ubumwe mu mahoro mu izina rya Yesu. Birukanye umwuka wa divorce mu izina rya Yesu Kristo. Kurema ibyaha, abagore baca abagabo inyuma yabo mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo baca inyuma abagore mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka waje mu ngo, Mwami turawusenye mu izina rya Yesu Kristo. Niwubaka izi ngo, uzubake ku rutare, ukuremo ibizira mu izina rya Yesu Kristo. Kubitira kuri izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami mu izina rya Yesu. Ubaka zino ngo mu izina rya Yesu Kristo, kandi uzubaka uzikomeze rwose. Turagushimiye mukunzi mwiza, ugire neza urubyiruko rw'abasore n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubarengere, ubatabare, babone ineza yawe, ubafate ubakomeze, ubarinde kuba ibirara, ubarinde kuba ibyomanzi, ubarinde kuba za marine. Mwami nyir'ingabo Imana, urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo mu izina rya Yesu. Reka abanyabwenge ubakomeze Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Utanga umwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mukunzi mwiza, ugereza imfubyi n'abapfakazi mu izina rya Yesu bakubone mu izina rya Yesu Kristo. Abashonje ubagaburire, ababuze amahoro uyabahe, abatarakumenya bahe kukumenya, abarushye n'abaremera ruhurwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Urengera ubwoko bwawe, urengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu
kirisito uwiteka nyir'ingabo Imana abashonje ubagaburire abambaye ubusa ubambike abashomera ubaha akazi n'izina rya Yesu kirisito abakora nabo ubaha umugisha n'abakoresha ubaha umugisha n'izina rya Yesu kirisito nsengeye abakozi bo mu rugo n'izina rya Yesu kirisito nujya ubaha urukundo rwo gukunda abana basigaranye n'izina rya Yesu kirisito reka bajye baba abanyamugisha mu ngo barimo kandi n'abakoresha bajye bababera bumugisha n'izina rya Yesu kirisito dusengeye ingeri zose uwiteka nyir'ingabo Imana abafite ibyifuzo bitandukanye abafite amadeni uwiteka ubishyurire n'izina rya Yesu kirisito abafite amadeni nabo ubishyurize n'izina rya Yesu kirisito ngaho uwiteka nyir'ingabo Imana n'ibyifuzo bitandukanye mwamutanga umugisha ku bagabo n'abagore utanga umugisha ku bakobwa n'abasore utanga umugisha mwami nyir'ingabo Imana mu gihugu cyacu n'izina rya Yesu kirisito uwiteka mukunzi mwiza utanga umugisha mu isi yose n'izina rya Yesu kirisito mwami turakwinginze nukora imirimo n'ibitangaza n'izina rya Yesu kirisito utanga umugisha n'izina rya Yesu ku bayobozi bacu uhereye kuri perezida wa repubulika n'izina rya Yesu kirisito mwami umukomereze amaboko umuha imbaraga umuha ubwenge bwinshi cyane n'izina rya Yesu kirisito kandi uwiteka nyir'ingabo Imana umukomereze amaboko n'izina rya Yesu uwiteka we nabo bayoborana n'inzego zose n'izina rya Yesu kirisito inzego za gisirikare inzego za gipolisi n'izina rya Yesu uko bakurikirana n'izina rya Yesu kirisito kugera ku nzego zo hasi zibanze n'izina rya Yesu kirisito ujye ubaha ubundi bwenge budasanzwe ujye ubaha imbaraga mvajuru erega bo n'abana b'abantu hari aho bagera bagatentebuka ariko uwiteka jya ubabera amaso ujye ubabambaho amahema n'izina rya Yesu kirisito kandi ujye ubayobora n'izina rya Yesu ubabera umujyanama mwiza urakoze mukunzi mwiza ndagushimiye kirisito bana natwe rero nakubwira ngo nutanga umugisha mu ngeri zose mu izina rya Yesu kirisito ngaho mwami nyakubahwa Imana ubamba amahema igihugu cyacu turinda ibyago n'amakuba mu izina rya Yesu uhagarare ku mupaka w'u Rwanda wimira ababisha mu izina rya Yesu kirisito umanika ibendera ryo kunesha mu gihugu cy'u Rwanda duha amahoro duha umutekano uduha ubumwe mu izina rya Yesu wirukanye imbaraga z'umwijima indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu kirisito uhagarika izo ndwara zose ibyo byorezo byose turakumiriye igihugu cy'u Rwanda tugitongeraho amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu nagitwikire imbaraga z'Imana nubamba amahema ku gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu kirisito ubane natwe rero kirisito utanga umugisha utanga umugisha mu gihugu cy'u Rwanda utanga umugisha kubera twanga umugisha mu itorero mu izina rya Yesu kirisito abagukeneye bose bakubone mu izina rya Yesu kirisito tubera umuterankunga tubera umujyanama mwiza tubera inshuti nziza rata Yesu mu izina rya Yesu kirisito ngaho ngwino ubane natwe rero mu izina rya Yesu kirisito buri muntu wese uko agushaka kubone buri muntu wese ukwifuza Yesu akubone kuko twarakubonye kuri inshuti nziza kuri Imana yomora inguma kuri Imana imara umubabaro uri Imana igabura uri Imana yimura imisozi igahinduka amataba nta kijya kikunanira uri Imana ikora ubukwe mwami ndasengeye abantu bafite umushinga w'ubukwe n'izina rya Yesu kirisito nubashyigikire ugire neza umukwe n'umugeni n'izina rya Yesu kirisito ibikenerwa urabizi n'izina rya Yesu kirisito abo bose ndabasengeye ari abonzi n'abo ntazi n'izina rya Yesu kirisito bafite umushinga w'ubukwe n'izina rya Yesu ubu bukwe uzabubemo n'izina rya Yesu kirisito ari
mwami Yesu ari ubuzaba kuwa gatandatu uko buzakurikirana urakuzi ubu bukwe uzabutahe nk'uko watashye ubukwe bw'ikana nabwo uzabutahe mu izina rya Yesu Kristo uzashyigikira umukwe n'umugeni uzashyigikira abasangwa n'abashyitsi mu izina rya Yesu Kristo uzigaragaze nk'Imana uzatanga umunezero uzatanga umucyo mu izina rya Yesu Kristo ibikenewe byose mwami ubukwe uzabubemo twirukanye imbaraga z'umwijima twirukanye kirogoya yose mu izina rya Yesu Kristo satani ntajya yishimira icyiza mu bukwe ariko izo mbaraga zose turazitatanyije tuzitesheje agaciro dufashe miri mu izina rya Yesu Kristo izo mbaraga zose turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami turagushimiye kandi nabitegura gukora ubukwe nabitegura umushinga mwami bose uzabane nabo urakoze mwami turagushimiye kuri Imana ibyumva kandi wamara kumva ugakora tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.